bitamureba ashobora kuba wabona ko bitamureba ariko twebwe tubibona nk'ari ngombwa umukirisitu ukeneye ufite umupasiteri agomba kubona ushaka kubona ko ari ngombwa ariko pasiteri iki nimba umuntu agenda acumbagira utamugendera cyangwa se ngo umuhamagare umubaze kandi atari no gucumbagira bisanzwe ngo utazaboneka ku murimo kutagira ubushobozi abantu bose ntibabona ubushobozi kurumva kandi none wakwanga umuntu mumeze neza twebwe tumeze neza turashima Imana turatekanye aho turi hose namwe mumeze neza aho muri hose turabegereje hirya no hino turabakunda twongeye twagarutse kuri televiziyo zanyu mwongere mutere udutebe muturebe twagarutse kubasusurutsa hanyuma sinije nyine turi kumwe na mugenzi wanjye kuko dusanzwe tubikora nawe navuge mawiri matatu arabakumbuye ndabizi kuko nawe akumbuye hano kwitabaza ndabahobeye abashirika bacu bo kwitabaza Family TV Show nukuri ndabashoje hari mwabaga ndabahobeye kambwiraga ngo n'ubundi abakoresha urugendo nukuri turabakunda abantu badukurikirana umunsi ku wundi abantu batwiyunzemo muri uyu muryango wo kwitabaza Family TV Show turabashoje mwese n'abataratwiyungamo muze mwiyunge hano hantu ni heza iyo wahayobotse ugira ibyishimo mu mutima wawe uhorana amahirwe kandi mutuyoboke kuko abatuyobotse barabizi ko turi abantu bagira ibyishimo bishimira abantu hanyuma muze mubane natwe aho muherereye mwese kandi turabashoje cyane kandi turabakunda muze mubane natwe twagarutse kubaha agasho ubaha ibyishimo ntimukaza nubwo abantu baba bagira ibibazo byinshi ntimukaza mwiyibagize nyine mubanze mwishimiwe nabyo biba bikenewe rega baza hano kwitabaza mubiteho akajisho murebe twari tumaze iminsi tutabasusurutsa ariko twagarutse hanyuma Mama Joshua ahubwo hari ikintu none nsigaye nibaza muri iyi minsi kandi hari n'abantu bampamagaye barambwira ati yewe tumwebwega muzamara kuri YouTube kunguku mwazatubarije bino bintu ko ni gute mukazatubariza mwumva mwenda tukazareba nimba wenda bazoduheza ibisubizo barambaje barambwira kandi naje nageza mvyibaza nkabitekereza cyane mbese ni ukubera iki abayobozi b'ikanisa nyine ukubera iki ngo bazabagira nyine ikimenyane abayobozi b'ikanisa kuriya ni nk'umubyeyi mbese nyine wabyaye abana akagira wenda bakunda nabo wenda agakunda ariko si byiza nta nubwo binaba kuvuga ngo uzara abana ugaragaza aho uhagaze wumva ukunze abana bamwe abandi ntubakunde ntabwo ari byo abana bose barabawe baje bakugana nimba baraje mu ikanisa ryawe niwe baje bakugana ubu uri umubyeyi wabo rero ugomba kubakunda bose kimwe tubwira aho ubogamiye ukamusanga aza agenda hamwe gusa agasura bamwe abandi ntabasura azavugisha bamwe abandi ntabavugisha noneho nimba umuntu wenda atagira igihe ataza anaboneka ntamuhamagare ngo abaze mumeze gute niba ababyeyi kanisa ryabaye nka koperative ubungubu ahantu hari inyungu niho uhoze ijisho kantu utakura inyungu bene iyi abakirisitu bafite ubushobozi niho bari kuri ntabwo ari ubushobozi navuze yego n'ubushobozi nabwo benshi nyine abo bagendererwa nibo abandi bakontribuwa cyane mu kanisa none se waba udakontribuye kubera iki iyo batazamugenera bamubwire ni ikihe kibazo cyabaye ni ubushobozi buke oya ugomba kugira none uba uri umubyeyi none se nimba uri umuyobozi w'iryo torero kubera iki nimba umuntu agenda acumbagira utamugendera cyangwa se ngo umuhamagare umubaze kandi atari no gucumbagira bisanzwe ngo utazaboneka ku murimo kutagira ubushobozi abantu bose ntibabona ubushobozi kurumva kandi n'itorero hari uruhare rugira mu kuzamura abakirisitu babo nk'amatorero amwe n'amwe yasobanukiwe nyine
yamenye ubundi ikanisa ritera imbere kubera kuko babashirikari bafite bakunze ikanisa noneho we nudakunda abakristo wewe bazokunda gute iryo kanisa rizotera imbere gute utari kubakunda wawe uja kuri bamwe wenda nimba waje ngo bafite ubushobozi abo badafite ubushobozi bazabavaho bandi wenda baje gushaka urukundo aho baruburiye ni ukuvuga ngo itorero rirabanza rigakunda abayoboke ikabitaho rikamenya ngo nawe ukumva ko aho wagiye bagufashe neza kandi ukunzwe kimwe n'uko abandi bakunze nawe kuvuga ngo urakunda hari ubushobozi abandi ubihorere uretse n'ibyo ngibyo uretse n'ibyo nko muri Afurika hari ukuntu nyine ikanisa rigira abakristo benshi noneho ugasanga nyine hari ukuntu umuyobozi yoruganije nyine buri kwezi bakaza basura nyine agafata igice kimwe kikagenda kigasura nyine abandi bafite ukuntu noneho yahava yajamo hanze haza ubundi buyobozi ugasanga ibyo ntabwo bakurikije ibyo umukuru yabasigiye nyine ugasanga bari gusura wenda abo bafitanye isano abo bavuga nabo biyumvamo abandi bakabihorera ugasanga abantu bagiye bava muri rya kanisa bakaja mu yandi nyine noneho ugasanga babandi nimba ari abantu b'abayobozi nyine umurara runaka ugasanga karasura wa murara wabo ugasanga niba wenda cyangwa ugamusanga umwana w'umupasiteri karagenda gusura abantu b'abafoyisi nta nubwo ari kuvuga ngo wenda bafite ubushobozi burenze badasura ko barinjiza mu ikanisa barinjiza none se babandi badasurwa no kuvuga ko batinjiza bazojugunywe ubu ngubu ni pesa ntabwo ari ukuvuga ngo ni pesa hari ibintu hari abadasugwa bidatewe n'ubushobozi none se reka kubaza kandi abayobozi bazodusubiza bazotegera nyine bashunze amakanisa bazodusubiza kuturibaza ibintu tudafitiye ibisubizo nk'uko nawe ntabwo ahubwo bariya turi kubaza nibo bagomba kudusubiza neza kugira ngo tubyumve ni ukubera iki nimba umuntu yacumbagiye mu ikanisa kubera ko atagenderera kubera ko ushatse kuvuga wenda nimba wavuga ngo ntakora neza nk'iyo misanzu wenda n'ubushobozi si ugucumbagira abantu hari ababa babufite ariko noneho akabona abayobozi ntabwo bamwitayeho akabona bazabafite aho bazabaja gusa urumva nawe takunze itorero kubera kuko abamukunze abo kamukunze ntabwo bari kumukunda itorero batabikora nawe akumva ntaco bimubwiye itorero ari kure naryo kubera kuko ntabwo nyine bamwegereye kujya uzi ukunda ikintu cagukunda kandi mwabayobozi nimubona abantu bari kubavaho ikibazo ni mwebwe muzogende mukosoke mutekereze muvuge ese kubera iki bari abantu batakiyabaza gusenga kubera ko bano bantu batakiyabakora neza ni mwebwe muri kubitera nta rukundo muri kubereka mufite abo muri kubereka iyo mwarabihoreye rero uzi ko hari ikanisa ryafunze abakristo bama bashira gutya baranyerera baragenda barashira bararifunga hari ibintu kubera nyine ico zashize mu ikanisa hari ibintu zashize mu ikanisa bazana ibindi utamenya ngo nibyo bishiriyeho ni iterambere ryaje mu ikanisa ni uguca amazi ikanisa nta ibyo ikanisa byacitse amazi tawume hari ibintu zaje mu ikanisa ikanisa riba bizinesi mu ikanisa abantu bose bagashaka inyungu mu ikanisa pasiteri agashaka ngo yinjize abantu batari abakristo ariko bafite ifaranga agashaka ngo aribo aho ikanisa aribo baba inkingi y'ikanisa kurumva ibo ntibafite ibo bakeneye ibiti muri kino kinyejana sibo umwimerere w'ikanisa wagiye ugenda ugasanga umuntu si umukristo kandi ntaje ari byo iwe akeneye igiti akamakenera ngo aheze ubutunzi pasiteri ariko buriya nazo igiti se kimumarira iki kandi aragihemberwa aragihemberwa ico giti ntabumvishe bavuze ngo jewe ngo nkeneye ngo bizoza mbona ngo amazi ku gacupa
uvuga niba yarayabuze kuyigurira wenyine azabona akajya ko n'amazi benshi baba bakurikiye urumva haba ikindi kibazo mu ikanisa kudatinya ngo uvuga ngo uyu ni umukristo cyangwa abakristo bakora ibyaha hanze uzi impamvu abakristo bakora ibyaha hanze uzi impamvu batakibatinya ni ukubera ko nyine bareba bayoboye nabo nabo baberera kugira nyine ngo nawe ugasohoka hanze mu baki ugasanga pasiteri ugasanga karinjira mu abantu ntibagitinya hotinya guteze umukristo umuyoboke na pasiteri ugasanga bose nyine uwo batinya gute ugasanga pasiteri karatereta nk'umukristo kandi uwo mukobwa azi umugore cyangwa se umukobwa azi kuko afite umugore ese uwo mupasiteri uwo mutinya gute bano bapasiteri rero bazabakora bino bintu kuriya baza bagira ngo babo kuragira ngo bazi ko bazabayishiraga buriya niko baba bazi kuriya abakirisitu bose baba babizi ko umuyobozi wabo wenda baba babizi wenda bazi ko wa wundi bavugana azi ko aribo baziranye amabanga ariko n'abandi kugira baba babizi agende bisubire ibintu byose biza bikorwa mu mwijima ariko bikanga bikamenyekana abantu babimenya n'utumwana duto ikindi kandi ubu ngubu noneho ndagira ngo abantu ibintu byarahindutse bya bindi mwagaza mwibwira ngo murihisha ngo biri mu bwihisho nta bwihisho bukihaba biva mu bwihisho ngo wakoze ibintu ngo wabikoreye kure n'iwanyu wenda wagiye ahantu hose wona kamera ubu nyine twese ukunogera muri Kenya abantu batari banzi bose babimenya kubera kuko basigaye bambona noneho pasiteri nawe ari mu kubwiriza kamareba kamera neza tukamubona tukamumenya baba twahurira nawe yavuye muri karitsiye y'iwabo ngo ahunze iwabo agiye mu yindi batamenya akamasanga hari undi muntu wamubonye kuri kamera nase pasiteri ngo uragwajije ugize pasiteri ntazamutuye ariko mu ikanisa aza kwereka ko ari pasiteri ese inshingano za pasiteri ni ukuba pasiteri mu ikanisa cyangwa ni ukubera pasiteri abayoboye akamenya inshingano zo kureba ababwira nyine ngo ese pasiteri abapasiteri mu ikanisa ariko mu nshingano zo kureba abapasiteri ntibibareba zo kureba abakristo mu gihe bagwaje ntabwo bazabahiriza uko bikwiye bisigaye babifata nyine nk'aho nyine natabikora nta kibazo nta kubera iki kandi abayoboye ari abantu atari biti kubera iki bitamureba ashobora kuba wabona ko bitamureba ariko twebwe tubibona nk'aho ari ngombwa umukristo ukeneye ufite umupasiteri agomba kubona ushobora kubona ko ari ngombwa ariko pasiteri babona ko atari ngombwa gute se kandi ari ngombwa ari kubera ko ataba yabikoze ntabwo iwaba ari kubona ko ari ngombwa kuri we ubundi umupasiteri inshingano z'ubupasiteri jewe ko tekereza ko inshingano z'umupasiteri ari ukurebera abakristo akamenya uburyo bameze akamenya abakristo ngo yarwaye bakamugeraho nk'itorero bakamusura nk'itorero bakamuha hafi nk'itorero ni ukuvuga ngo hano ndije urugero aho ababyeyi banje ntabahari ariko ndi kumwe na pasiteri wanje mbanze ko ari umubyeyi noneho muri ico gihe wenda mukeneye simubura ico gihe bizagenda ubu ntabwo aba ari umubyeyi kabisa ntabwo aba ari umubyeyi ubwo uriba waribesha mu gihe wowe wumva ko ari umubyeyi arangiza wagira ibibazo ntakugereho uba wibesha ese ni wibesha cyangwa ni wewe uba wibesha kuko wowe utekereza muri wowe ko ari umubyeyi iwe siko bimeze ntabwo ariko bimeze kuko iyo uje kuba nkako nawe ukubwiraho nyine akagusura nyine akagusura wowe uba wibesha ariko iwe ntabwo mpamvu yotuma umupasiteri asura umuntu umwe
akiyumvamo ko yosura umuntu umwe abandi ntabasura. Utekereza ko ibyo bintu mu ikanisa biriho cyangwa se byabaho? Kuvuga ngo bibaho ariko si ngombwa wajije cyangwa se urabyaye cyangwa se ugize ibyago pasiteri ntakugeze, sibyo? ariko abandi babi akabagiraho. Utekereza ko ibyo bintu mu ikanisa byabaho? Ni nk'umubyeyi wanga umwana umwe nyine agakunda abandi kandi ntawe turabona. hari umubyeyi wanga umwana umwe agakunda undi wiwe yibyariye. nyine ni nkako nyine uwo mupasiteri nyine aba ameze kuko abayoboye aba ari nk'abana biwe n'intama ziwe kandi bose agomba kubafata. kandi dukeneye abapasiteri titwokunda itorero titwokunda itorero nta rukundo banyereka. kugira urukundo bampa nibwo ndanga mu ikanisa yanjye. ariko iyo ndubuze uragenda nyine uragenda none se nta hantu guhura ntawuguma aho hantu hameze uko nguko uba uteze se ko bazogusura mu bihe bindi bimeze ibihe bindi bihe bizaza biba birenze ibyo uba waranyuzemo. iyo warwaye wenda ukashobora gutara ukaremba cyangwa ukagisubagirira ibyago urangiza ntubabone. none se hari ibindi birenze ibyo ngibyo ntabyo. ugomba gufatanya nabo mu byiza ukamukizwa n'amaguru ugashaka ukagenda ahantu nyine batanga affection nyine kuko abo ngabo usanga bari abantu uri kumwe nabo. ushobora kuvuga ngo dukizwe n'amaguru byo nibyo kuko ahantu utakure imbuto utabona imbuto ntaco we bigufashije ntaco bigufatisha mu rugendo rwawe. ntuhawukura ntawuhakorera. kandi ukeneye uburezi mu ikanisa. ukeneye uburezi mu ikanisa. numva birengera numva ni bibi. impamvu ari bibi ushobora kuba ufite itegeko runaka ariko iyo uri kumwe n'umupasiteri cyangwa se n'umuntu wo mu ikanisa aza gufasha kugutsindagiza. ariko noneho iyo umubuze muri kwa kugutsindagiza utumurongo kandi noneho ukananga ikanisa kurushaho kubera ko nta byiza barabiboneyemo. kandi ikanisa ubundi niryo riza ritumara ibintu zose imibabaro agahinda uzugera mu ikanisa ukavuga ngo ngeze imbere ya data ngeze n'imbere y'abantu. nimba ugeze mu ikanisa ukahaburira ibyishimo abantu batuje nta n'impamvu zo kurijamo. ariko noneho iyo buribisha ibyishimo mu ikanisa cyangwa ukaburira urukundo mu ikanisa urumva waba utakaje ibintu byinshi amahirwe menshi uba uri muri risike muri danje. wanga ikanisa iryo ari ryo ryose aho ntabwo ushaka kwanga ikanisa iryo ari ryo ryose kubera ko ucika intege mu mutima nyine ucika intege kuri rya kanisa ariko ku yandi siko biba bigenze bose gategwa baba bakora kimwe. hari ibintu bimwe hari umuntu udashoka asohoka agahora mu ikanisa yaradindira akeneye urukundo yamara akamadindira akavuga ati n'ubundi wenda nariya niko ameze ugasanga nta cyerekezo afite. ariko kandi ntitubwire abantu ngo basohoke mu matorero ko turabwira abapasiteri ngo bagere ku bakristo siko. none se urababwira bahagere ku ngufu se si ku ngufu ko turababwira ngo izo nshingano abantu barazibuze. umuntu mukuru ufite ubwenge wahawe inshingano nk'izo ngizo nyine ziba zikomeye gutyo yarangiza ibyo bintu wenda bikanaba yarangiza ntiyibwirize ibyo bintu zo kuvuga nyine ngo wenda amenye icyo gukora agacisha agatera none uko uvuga ngo aho hantu wohaguma ahubwo ko uho gusubiza inyuma kurusha ibindi bintu byose. aho hantu kuko amakanisa yose siko ameze. amakanisa yose ntabwo ariko ateye. hari amakanisa nyine afata nyine abakristo neza. ushoboye gutekereza kuko amakanisa yose atari ko ateye ni ukubera kuko we wabitekereje ushobora kubifatira umwanya. hari uwundi ucika intege ntagire ibyiringiro kurumva yarangiza ntatekereza ibindi bizomufasha wenda zo kuja mu rundi rusengero akumva nta byiringiro yose ntagira mu mikorere urumva iwe ntatekereza ibyo bintu wewe ubitekereje kubera kuko we nyine ufatiye umwanya
akaba undi biza wenda yakuriye iruhande rwa pasiteri amwitaho yakuriye ku burezi bwiza ku babyeyi beza hanyuma akaza guhura nabyo asubira inyuma cyane. ariko nk'uwo wigeze ibyo byiza yagera aho ngaho akabibura nawe abivamo biriya yavuze akaja gushaka bya bize yigeze kubona kuko ntiyobera kuko yarazi bafite zo kuja kubishaka kubera ko iyo zibura bitewe n'aho hari hariya ntabwo aba ariho ubuzima. ni ukuvuga ngo mu ikanisa tuhatega ubuzima. none se ahantu wagiye gushaka imana ntuyibone wowe washika gusa ugatekereza cyangwa ntuhabonere n'ibyo byishimo ntacyo ugiye kuhakora hari ibintu tuba twibeshamo ngo gushaka imana. hari igihe twese tuba turi muri ibi bindi hariya ngo ko turahabona imana ariko siko twese tuyibona. hari uyibona yasohotse mu ikanisa hakaba undi ubona imana mu ikanisa. nimba utayiboneramo nta kigo ashaka kujya gukora. noneho wagera mu ikanisa ukababara mu ikanisa ubundi mu ikanisa iyo ubabaye hanze ukababara ntabwo ukirira ugomba gushaka ubukirira. ariko kandi bibaho cyane. hari abantu benshi basa babivuga akamavuga ngo abapasiteri ntibaza badusura. inshingano z'umupasiteri ubundi ni ugusura abakirisitu. jewe hari umukirisitu hari pasiteri twagira muri Kenya umupasiteri yankuye kandi abantu bose bamuhaye bamuvuze neza aracabaho yavuye mu ikanisa urumva aja mu gihe abakirisitu bose baramukurikira abenshi kubera nyine ukuntu imirimo twabitekereza ntashoboye ibindi cyane ariko icyo kintu kiri mu bintu bifite imbaraga mu ikanisa cyo gusurana akamenya ngo umukirisitu yarwaye akavuga ati nimba ntagiye pasiteri runaka agomba kuhagera cyangwa zaba na ngombwa agafata umudiyakoni kandi akavuga ngo nyatumwe nyine niwe muntu nabonye wazaga gusura umubyeyi wabyaye akaba afata isukari akaza cyangwa akaza kugira cyagiye cya korona akaza agenda aduheza neza mu nzu araca muri Kenya azi icyo gukora kabisa ubu uri mu nshingano nyine nyanshingano. kandi cyagiye cya korona zo abantu abenshi babuze ibiryo ubuzima buranga yarazaga akamenya ngo abakirisitu biwe hari ababonye ibiryo. ubu nibo abantu bagomba kuja kurebera kubabarira mu ikanisa ni ukubura ibintu byinshi. kubabarira nyine kubabara uri mu ikanisa ubura ibintu byinshi ibyiringiro. ubabarira mu ikanisa igihe cyo kubabarira mu ikanisa nyariretse kaja mu byo mbonera amahoro udakunda kwimuka gukomeza kuja mu makanisa menshi akavuga ati reka nihangane. kandi kujya kwihangana nicyo kintu naje gusanga kigoye kibi. kwihanganira ibintu udashoboye kandi kwihangana ntiwo kwihangana umwaka ngo ushire undi wihangana kugira limite. niyo mpamvu ugomba gukizwa n'amaguha. niyo mpamvu ibintu tugomba kumenya kuko bikenewe mu gihe cyo kwihangana ni danje. ntibiba byoroshye nta hantu utabonera ibyishimo kwamuhaguruka mu wawe ukavuga ngo reka ngende nkwazi ukomeze nkwazi ko yareba icyo gihe se naretse nanone kuko ntawe uza kukubureminga ngo se niki kuko ntaza kukubwira ngo se yewe niki kutakiza gusenga n'ibiti iyo nabikubaza ntabwo yabikubaza iyo kubaza kutatanazi iyo kwamavu nawe kubera kuko wenda ntabazi yuba ngo araza no kukubaza umubohokeye nta buzeyi wamubonyemo iyo bikubaza se akuboneye ese nihe mpamvu ku ikanisa musohotse ntiyobo wese ngo kutakeza ku ikanisa nkuko wabuze wese ngo kutakiza gukora amasuku niyo akeneye ariko we ntakeneye kumenya ngo akeneye amasuku akeneye isadaka akeneye n'imisanzu ntabwo ukeneye kumenya ngo niki cyabaye. kandi naje sinokwama mubwira ngo habaye iki kandi yaramenye ko mu ikanisa baratangaje umuntu ararwaye mu ikanisa baratangaje ngo twagize ibibazo nyuma yabyo ndacu yakoze nimara je suneje kumudondorera mubwire ngo habaye ntasoje kubimubwirira iki nyine nivyo hereza yagusuye wenda akakubaza nyine
akagusura nyine akicara akakubaza nawe kuba yagusuye kujya yakubyara none se mwahora mu muhanda kwa mahoro ngo ni gute ubusura uhora uwo mubiri ibintu sinzi impamvu biri mu koroha ibintu zose abantu babibira ibisanzwe mu ikanisa bibi bisanzwe abakristo bavuye mu ikanisa baje hanze bakaba abantu basanzwe ibintu bama bagenda bazorosha bakitwaza ngo igihe kibaza ese igihe turagikoresha cyangwa kiradukoresha igihe ubu ngubu gisigaye gikoresha abantu mu gihe gikoresha abantu urumva nyine niko bimeze zabaye ntibisanzwe ariko nimba dukoresha igihe twebwe tugomba gutegeka igihe kikareka kudutegeka ubu ngubu bisigaye gitegeka hari ibintu zajeho ngo ni umujyi buriya muntu nakora ngo ni ubuturage ni ugukorera ikintu mu kigari icyo nyine ni igihe ubuturage ni ugukorera ikintu mu kigari we utatekerejeho ngo rubanda ko rurakora ibi ngo nibi abandi bahugiyemo ukamubijamo nduza amakuru yazo ubwo nibwo bujijisha ariko kujijuka kwa nyako no kumenya ngo iki kintu ngiyemo ni cyiza kizamfasha iki cyangwa kizamfasha nitekerereje ariko ibintu byo kugendera muri ruyenga ngo turakoreshwa n'igihe abantu bose ngo ni ubuyobe igihe nitwe tukiyobora igihe nitwe tukigenga igihe ni abantu nibo baza bazana ibi bintu zose muri mugabo igihe ntikiragenda ngo kwije kuza n'abantu kandi abantu bafite guhitamo amenya iki gihe nyine ni iki gihe reka mpitemo mpagarare ku musimamo wanje mpagarare mu mwanya wanje ubu ngubu imana yadushiriyeho inzira zibiri umuntu mukuru wese kandi ko usanga kandi bino twatuvuga nk'aba ngaba turi no kuvuga ngo wenda ngo nibareba nyine inshingano ngo bazikore nk'uko zagakwiriye uriya nyine niko nabo bahisemo usanga iki gihe turi ku bipimo turi kugeragezwa abapasiteri bakaja mu mago y'abagore bakabafatira mu mago y'abandi ababyeyi bakuze bakabafatira mu mago none ninde uwo bapima igipimo kiri gupimwa nawe Yesu karazi ari hano none wombwira ngo ibi bihe wombwira ngo ibi bintu zabaye zagara n'ukuri biratangaje abapasiteri bamenyereye ikanisa abakristo barabayoboka barabakurikira nta burezi buri mu ikanisa ko umuntu uva kuri rutara akaja gutukana kuri YouTube akaja gutukana hanze nyamara akamagarwa ntaco bamubajije ntibamuhagaritse nta kibazo nibo babitera nibo borora abakristo nibo babiteye ko umukristo uvuga ati tamutenga anantenga arantenga kandi pasiteri we twamufatiye hari hanze sivyo nyine ndi kukubwira twaramufashe iwe navuga naje ndavuga ukamusanga ni pandashuka ariko kandi hari indangagaciro twakuze tuzi abapasiteri twarabatinyaga twarabubaha ariko impamvu turi mu kububahuka hari ibintu barabizi bagiyemo hari ibintu fulani duhuriramo bituma tutabubaha kandi bituma namwe mudatinyuka kuduhana kubera ko hari yohera he kohe tuzana ntuzi ntabwo icati amavuga ngo ndore WhatsApp nawe ndabishira hanze n'umfana tureke kubona ko ibintu byoroshe kwa kundi byari bimeze niko bikimeze gusa nitwe twavuze nta kintu cyahindutse Bibiliya ni yayindi amategeko ni yayandi aracakomeye nk'amabuye kujya byavuze ngo arakomeye nk'amabuye niko gikomeye ariko twebwe sinzi impamvu mwabyoroheje sinzi impamvu twabitinyutse ntabwo ari ibintu bisanzwe ahubwo isi imaze twebwe tugendera udusigara umuntu ahagarara ku izamuye abazungu ngo tuzobasanga ngo bazaja ku murongo wabo umunyamurenge kuwiwe umubembe kuwiwe bazaje kugutora kuba abazungu bazagutora kuba abanyamurenge ko turashaka kwiga kuba nk'abandi bari kuri layini yawe nawe hagarara kuri layini yawe bazosanga kuri layini yawe nimba ibyo mutware turimo uretse niba n'umuzungu wakijijwe yaba yakijijwe nyine ntabwo anyura ku ruhande
cyangwa ko mu yandi moko iyo akijijwe aba yakijijwe nta bintu zo kunyura bitembera ariko twebwe ariko dusanga twebwe uzaga mu